murakoze cyane ku bintu muvuze byiza kuri discipline cyangwa wenda mu kinyarwanda tugerekereje ni imyitwarire itari myiza mu guhamagara. Ntekereza ko hari ikintu ntekereje urimo uvuga. Reka turebe ko mu rugo kwa data twe turi abana. Imana ndabizi ntigira abuzukuru, ntigira abuzukuruza, twese turi abana mu rugo. Ubwo turi abana, wowe uri umuvandimwe wanjye, ni mushiki wanjye, nyine n'umuryango. Ikintu ntekereje urimo uvuga, ntekereje ko muri iwanyu mu rugo rw'umubiri rusanzwe hari ibintu utavugira mu muryango, nyine mwicaye uvuga runaka arasambana, runaka yibye, ibyo bintu ntiwabivuga aho ngaho. Reka ibyo bintu rero, iyo discipline ibera mu muryango bo dusanzwe tuzi, tuyimurire muri tuyifate cyangwa ayo mahame tuyimukane mu gakiza. Icyo navuga njyewe ni iki ngiki rero, aba bantu no mu busanzwe bameze gutyo no mu rusengero baba barabivanye mu buzima busanzwe bakabyimukana mu gakiza. Ikintu cyabaye, bahinduye igihugu ariko ntibahindutse. Bahinduye ubwenegihugu kuko tuva mu muryango umwe tujya mu wundi. Twari mu muryango wa Satani, none twari mu muryango w'Imana. Niko bari babayeho bakiri mu muryango wa Satani. Iyo mico barayimukana bayizana mu muryango w'Imana. Ikintu gikomeye cyane, hari ijambo ngiye kuvuga wenda mpite nsoza, ni inshingano nyamukuru Yesu yadusigiye amaze kuzuka, cyangwa se yasigiye abigishwa be amaze kuzuka, natwe turabigishwa. Yaravuze 28 Matayo 19 ngo nuko mugende muhindura abantu bose, nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa. Aho niho nshaka, nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Mugende muhindure. Akenshi cyangwa ugiye kureba umuntu umuhindura bitewe n'uko nawe wahindutse. Iyi discipline aba bantu twagiye tuvuga batwihanganire, si ukubavuga cyane, aba bashumba cyangwa aba bantu bahamagawe tureba cyane wenda nk'ababyeyi bacu mu buryo bw'umwuka, abapasiteri. Discipline udafite guhinduka utahindutse, biravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Uburyo utahindutse witegereza ko abo bantu ushunge nabo bazahinduka bijyanye n'ukuntu wahindutse. Discipline ufite niyo nabo bazafata. Niba udafite ikinyabupfura no mu buzima busanzwe, tubona abarokore batukana, tubona abarokore basuzugura. Ushobora no kuza no mu rusengero ugasanga araje umuntu mukuru, araje haramubonye ko waje kugira ngo muhagurukire yicare, akomeje aricara. Yesu ashimwe cyane. So discipline rero udasanzwe wowe wifitemo, witegereza ko abo bantu uyoboye nabo bazayigira. Reka twemerere Imana nk'uko turi abana b'Imana, umwuka w'Imana akaba ari muri twebwe. Twemerere Imana iduhindure, turebe ko umwuka w'Imana ari utuyobora. Yesu ashimwe cyane. Umwuka w'Imana atuyobore, ingeso zatunaniye twemerere uwo mwuka azihindure. Uko tugenda duhinduka. Ndemeranya n'umutima wanjye ko nabo tuyoboye cyangwa se abayoborwa bacu nabo bazahinduka nk'uko twahindutse. Imana arakoze Frank avuze icyo kintu, aranyibutsa ugasanga turi mu rusengero, biva no kuvuga ngo umusaza araje cyangwa se umuntu mukuru nibwize mpaguruke, ahubwo n'umudiyakoni naza cyangwa protokole akambwira ati mwegeraneho gatoya, dore hariya hari umwanya mwegerane. Uraza kumureba umwihorere, cyangwa hari n'utihangana ahubwo akakubwira nawe ati bagiye bazinduka, suri ntarugiye nawe nace hatambuka agenda hicara kuki bakererewe. Ugasanga rero ibyo byose ni cya kinyabupfura. Ni ikinyabupfura. Iki kiganiro nicyo bavuze ngo garukiraho, dukwiye kugarukiraho, tugahinduka rwose tugize imitima mishya, nk'abantu bagana mu bwami bw'Imana. Pawulo niwe wavuze ngo jyewe ndasiganwa ariko sindi nk'utazi aho agana, ahubwo nterana ibipfunsi kandi simusha, kuko singira gufata icyo Kristo yamfatiye. Icyo Imana iduhamagarira ni ukuzabana nawe mu bwami bwayo. Ntabwo ari ukuza kugira ngo nigaragaze niyerekane, oya, ahubwo dukwiye kwamamaza Kristo kugira ngo kuri wa munsi tuzambikwe ikamba ry'ubugingo ry'Imana yateguriye abayikunda. Discipline rero ni ikintu cy'ingenzi mu muhamagaro. Hari ikintu nshaka kongeraho, narivuze ngo ndashoje ariko hari ikindi kintu. Ntekereza ko iyo umuntu akijijwe
ikintu kiba mu buzima bw'iyo wakiriye Kristo umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Mu Baroma nk'uko Bibiliya ivuga, Abaroma 10:19, niba watuza akanwa kawe ukizera mu mutima ko Yesu Kristo ari umwami uzakizwa. Iyo umuntu yakiriye Kristo umwami n'umukiza mu buzima bwe, ikintu gihita kiba mu buzima bwe ni igice cye cy'umwuka gihita kiba kizima. Kuko umuntu agizwe n'ibice bitatu, agizwe n'igice cy'umwuka n'umubiri ndetse n'ubugingo. Rero iyo umuntu akijijwe, igice cye cy'umwuka gihita kiba kizima kuko kiba cyarapfuye. Adamu ubwo yakoraga icyaha, birambwira nanone ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Icyo cyaha Adamu yakoze twese twaracyakiriye. Abantu bose bakomoka kuri Adamu ni abanyabyaha. Hanyuma rero twese twitwa abanyabyaha. Icyaha gute? Kuko wa mwuka, cya gice cy'umwuka cyarapfuye, Adamu amaze kugira gute? Gukora icyaha. Abantu bose bakomoka kuri Adamu, igice cy'umwuka cyabo bavuka gipfuye. Iyo twakiriye Kristo umwami n'umukiza mu buzima bwacu, cya gice cy'umwuka kiba kizima. Nyuma y'uko rero ibyo birangiye, ikintu gikurikiraho dutangira urugendo rwo twita ngo urugendo rwo guhinduka dusa na Kristo. Duhinduka gute? Duhinduka ku marangamutima, cya gice cya kabiri cy'ubugingo, tugahinduka no ku ngeso. Ibyo twakoraga byaba birebire, ariko ngiye kugerageza kuvunagura. Amarangamutima, igice cy'umwuka cyabaye kizima, ariko kuko ibyo bice bitatu byose kugira ngo umuntu yitwe ko akijijwe, byose bigomba kuba bikijijwe nyine, bigomba kuba byarahindutse. Umwuka ubaye muzima, ariko umubiri nturakizwa. Amaso aracyareba ibintu bidafite umumaro, amatwi aracyumva bidahesha Imana icyubahiro. Nyine ukeneye, n'umubiri wawe ukeneye kuresponding, ukeneye kwikiriza cya kintu cyabaye mu mwuka. Amarangamutima yawe agomba nayo kugira gute? Guhinduka. Sasa rero uyu muntu ubona udafite ikinyabupfura waburiye mu muryango, nemera neza ko mu nzu ya Data ushobora kukibona. Igihe cyose wemeye ko bya bice byawe cya gice cy'umubiri, igice cy'ubugingo bigenda bihinduka, umuntu ntabwo avuga nabi, kuko Bibiliya nta kintu kitarimo muri Bibiliya, byose birimo. Igihe cyose ukibonye, wamara kubona ko Bibiliya avuga gutya na gutya, urabireka. Bibiliya imbujije gutya, sinzongera iki n'iki, ntabwo kigomba kubaho, sinzongera. Ukagenda bya bintu ubyemerera, uhinduka. Uyu mwaka bimwe birashira, undi mwaka ibindi bishire, usange wa muntu ni umuntu wahindutse mu by'ukuri. Aho akomoka mu muryango ugaragara amaso y'umubiri nta kinyabupfura kiriyo, ariko mu rugo rwa Data afite ikinyabupfura kubera ko yemeye guhinduka ku ngeso. Twihuse ryewe nabonye yatubwiye iminota nk'isigaye. Hari ijambo riri muri Yohana ibice 15 ku murongo wa mbere. Ijambo riravuga riti, hano mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana 15, ngo Yesu ngo acira ngo abigishwa ngo umugani w'umuzabibu n'amashami yawo. Yesu aravuga ati, ndi umuzabibu w'ukuri, ngo kandi Data ni nyirawo w'ubuhinge. Aravuga ngo ishami ryose ryo muri njye ritera imbuto, ngo Data arikuraho, ngo ariko ngo iryera imbuto ryose ngo aryanganyaho. Haleluya. Ngo amahage yayo ngo kugira ngo dushe kwera imbuto nyinshi. Aravuga ati, nuko rero mumaze kwezwa n'ijambo mbabwiye, mugume muri jye nanjye ngume muri mwe. Ati nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo, haleluya, ritagumye ku muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri jye. Password rero, do you know password? Jesus Christ. Kandi ni ukugaragaza intege nke zawe. Nk'uko nababwiye muri Amerika baza kugaragaza intege nke zawe bitewe n'imisozi bariho, niko nawe ugomba kuzuka gutuma ukanyagwa mu gusambanya burananiye, Franka ntabara. Ukaza ukabwira Teo, ubujura burananiye, ubwo ureba ahangaha agendegera kwigaburo nkarya, ariko please I'm still stealing people. Rero nsengera. Haleluya. Rero nanjye gushema reka ndekeraho. Nzi yuko mfite intege nke zingize, twese turekeraho, kandi tubirekeraho dufashwa na Kristo Yesu. Ikiganiro cyari cyiza, ariko ndagira ngo mbabwire bene Data, mugomba kumenya ukuri, kandi ukuri Bibiliya iravuga ngo niko kuzabatura. Ushobora kuba hari ukuri kwinshi wari uzi, ariko umenya ibi ngibi, menya ko icyaha ari kibi, garukira aho ngaho. Mwamvise amakosa menshi agenda abera mu muhamagaro. Ese wowe umuvugabutumwa, wowe utambutsa ivugabutumwa, wiyumvise ute? Iki ni igihe cyo kugira ngo ugarukire aho ngaho, ukore ibishimwa n'Imana, kandi Imana izarushaho kukugirira neza. Turi mu gusoza, ndagira ngo buri muntu wese agende agira inama yaha abantu baduteze amatwi ndetse n'amaso. Yego, turahera kwa Frank.
murakoze cyane, byari biryoshye kandi ntekereza ko hari icyo bikoze natwe biratwigishije. biravuga ngo umwigisha agabane n'uwigishwa. kino navuga ni ikintu ni icyo umaze kuvuga, reka tumenye ukuri. ukuri kuzatubatura. hari ukukumenya, hari no kukwemerera kukakubatura. uko kuri umaze kumenya wikubatura wowe, reka ukuri aba ariko kukubatura. ijambo ry'Imana nimba urisomye wirihindura, reka ryo riguhindure. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha abantu mwese mudukurikiye n'abo twabanye muri iki kiganiro. Ikintu navuga nk'umwanzuro, twarimo kuvuga guhamagarwa. Umuntu wese akwiye kubanza akisuzuma, ukabanza ukamenya narahamagawe. Niba narahamagawe nitwaye gute mu muhamagaro? Ese ndacyawurimo? Kuko hari n'igihe umuntu ahamagarwa ariko yagera hagati akadeviye umuhamagaro. Ese umuhamagaro ndacyawurimo? Hanyuma wasanga ukiwurimo ukavuga ngo nkwiye gukomeza gukora iki kugira ngo ngume mu muhamagaro kandi nzasoze neza urugendo rwanjye. Hanyuma n'abandi baretse umuhamagaro, namwe mwongere mwibuke icyo Imana yabahamagariye, mugaruke mu muhamagaro. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze kubana n'Imana neza kugeza ku iherezo ryanyu. Murakoze, Imana ibahereze umugisha. Niyo wenda ngira icyo mvuga hano, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo ku murongo wa 13. Hari ijambo rivuga ngo ariko uwihangana akageza imperuka uwo niwe uzakizwa. Bishaka kuvuga iki? Gukizwa cyangwa kwakira Yesu ntabwo urugamba ruba ruvuyemo, ahubwo gutangira intambara nyirizina. Bishaka kuvuga iki? Umuntu yitwa intwari ari uko avuye mu rugamba. Rero gukizwa ntabwo ari ukuvuga ngo birarangiye. Nawe rero wumvaga ibintu byose wamaze kumva muri iki kiganiro ntibiguce intege aho uri hose, ahubwo uvuga uti intege nke zangiye kuzifata zigaragarize Kristo kandi nemere kugirwa inama kandi mfate umwanzuro wo kureka. Kwiga ni kimwe, ariko gushyira mu bikorwa ibyo wize nacyo ni ikindi. Rero Imana ibahereze umugisha. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane rero, kandi Imana ikomeze kubitaho aho muri hose. Mbibutse yuko gukora ikosa si ikosa, ikosa ni ukudakosora ikosa. Rero ushobora kuba warakoze amakosa menshi mu muhamagaro, ariko iki ni igihe cyo kugira ngo uyakosore, kandi hamwe n'Imana izagushoboza kugira ngo ukore ibinoze. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Mureke twakire umuntu ugiye kudufasha gusenga dusoza. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Twakire Esther arushaho kudusengera Imana. Turagushimye Mana Data wa twese, tugushimiye ko wera kandi ukiranuka. Tuguhaye icyubahiro mu mitima yacu. Banye natwe muri uyu mwanya twarimo kuganira ku ijambo ryawe. Turagusabye kugira ngo ijambo ryawe rikomeze gushorera imizi mu mitima yacu, kandi dusengeye abantu bose bazakurikirana ubutumwa bwiza. Mwuka wera naherekeze iri jambo rishora imizi mu mitima y'abantu. Wari witwara nabi mu muhamagaro ahindukire, wari ufite ukuntu watameze neza mu muhamagaro umwambika imbaraga. Kandi abantu bose twabanye muri iki kiganiro umugisha uturutse ahera, icyubahiro n'ubutware n'ibibi byawe mu izina rya Yesu. Amen. Bene data mudukurikiranye, mbibutsa ko iyi ni Baho TV. Wibuke gukanda subscribe, like, comment, zawe zirakeneye, ndetse na share. Ndetse hari hirya ya subscribe hari akazogera ugakandeho kugira ngo ibiganiro bijye bihita bikugeraho ako kanya, notification. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Tubararikira kuzakurikirana ibindi biganiro bya Baho TV. Imana ibahe umugisha, turabakunda. Shalom shalom. Turabashimiye. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane.